gatandatu tariki ya 22 Werurwe umugabo ni umutware w'umugore we Abefeso igice cya 5 umurongo wa 23 hagira ati kuko umugabo ari umutware w'umugore we nuko Kristo nawe ari umutware w'itorero akaba n'umukiza wariyo Bashiki bacu bateganya gushaka bagomba guhitamo bitonze umugabo bazashaka uwo ni umwe mu myanzuro ikomeye umuntu afata ubuzima jya uzirikana ko nushaka uzaba ugomba kubaha umugabo wawe Abaroma igice cya 7 umurongo wa 2 hagira hati urugero amategeko avuga ko umugore washatse gumana n'umugabo we igihe cyose umugabo we akiri muzima ariko iyo umugabo we apfuye uwo mugore ntaba akiyoborwa n'ayo mategeko nuko Abefeso igice cya 5 umurongo wa 33 hagira hati rero buri mugabo wese ajye akunda umugore we kuko yikunda kandi umugore nawe ajye yubaha cyane umugabo we rero byaba byiza wibagije uti ese uyu muvandimwe ni umukristo ukuze mu biryo bumuka ese ashira ibyo Yehova ashaka mu mwanya wa mbere afata imyanzuro myiza se ese yemera amakosa yakoze yubaha bashiki bacu ese azashobora kumfasha gukomeza kuba inshuti ya Yehova ambwira ibyo nkeneye kandi ambaye inshuti nziza ariko uzirikane ko niba wifuza kuzabona umugabo mwiza nawe ugomba kwitegura ko azaba umugore mwiza n'umufasha umugabo we cyangwa icyuzuzo intangiriro igice cya 2 umurongo wa 18 haravuga hati Yehova ntakujyaho Imana aravuga ati si byiza ko uyu muntu akomeza kuba wenyine giye kumuha umufasha uzajya muganira nanone umukora ukunda Yehova nakoyaho akora ibishoboka byose umugabo akavuga neza imigani igice cya 31 umurongo wa 11 n'uwa 11 n'uwa 12 umugabo we aramwiringira n'umutima we wose kandi n'ikintu kizamuburana igihe cyose umugore agiyeho akorera umugabo we ibintu byiza si bibi Timoteo igice cya 2 igice cya 3 umurongo wa 11 abagore nabo bagomba kuba abantu batekereza neza barasebanya barakabya mu byo bakora kandi ayabizerwa muri byose korero nawe ushobora kwitegura kuzasohoza iyo nshingano nziza bitoza gukunda Yehova kandi ugafasha abagize umuryango wawe n'abagize itorero iba icyasyo kwibasa 52 bashiki bacu mukiri bato bashyiraho inzego yo gukora mu byo umwuka kuko abagore bagomba kugakabya ibyo bakora bakaba bizerwa muri byose isuzume ibyanditswe buri munsi 2025 dusuzumbe ibyanditswe buri munsi 2025 uko uza gukunda Yehova kandi ugafasha abagize umuryango wawe n'abagize itorero iba icyasyo kwibasa 52 bashiki bacu mukiri bato sinzi uko nabisobanura ariko uko Satani agerageza kugutera ubwoba niko Yehova guha ubutwari ukumva ari nkaho umuriro ukugurumanamo bigatuma ubwiriza abandi ibyo ni byiza none si iryo shyaka mwagize ryageze kuki muri 94 mu Rwanda twari ababwiriza 2500 ariko ubu turenga ababwiriza 33